Ptolemy yategetse Egiputa, ubwo twavuga ngo na Afurika. Noneho Lysimachus uyu ategeka Aziya ntoya, Aziya Minere. Seleucus ategeka Aziya nini. Cassandre ategeka Ubugiriki, ubu twavuga ngo Uburayi. Ngo kuko bigabanije isi ubwo Alexander yari amaze gutse. Abakunda amateka, uyu mwami Lysimachus mwamumenye neza mwize Daniel 7 mukigana Daniel 8. Mu nyamaswa enye arizo bami bane bazaduka mu isi bakayobora isi. Iya mbere yari intare, iya kabiri ari idubu, iya gatatu ari ingwe y'imitwe ine, iya kane ari iteye ubwoba y'Inyamanda cyangwa se Cassandre, ni Lysimachus, ni Seleucus na Ptolemy. Dukomeje kubasuhuza mwebwe mwese twakomeje kubana muri iri teraniro, tubashimira dushimira n'Imana yadushoboze twese kuba hamwe mu izina ryayo rihabwa icyubahiro. Uwo mugiye kubana ni mwene so Ntakirutimana Emmanuel. Rero reka aho muri tudatinze mwubahe Imana, dusenge, hanyuma tubabwire insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya. Dukomeje kuguhimbaza Muremyi wacu kubw'ibyiza byinshi dukorera. N'uyu munsi niko wabigenje nk'uko usanzwe bidukorera, habwa icyubahiro. Maze kutwigisha ko twakifata tukera imbuto z'abababariwe, tukahangana n'ibigeragezo mu buryo bwiza wagennye. Urakoze, uhimbazwe by'iteka ryose. Tugiye gukomeza tumenya n'ibiriho kugira ngo tujijuke, tubere mwarimu wirengagije intege nke, ubujiji n'ibyaha n'ububi, ahubwo tubabarirwe nawe, duture mu maraso y'umuhungu wawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganirira hamwe twiga ubuhanuzi nk'uko twanakomeje kujya tubibasezeranira. Uyu munsi turavuga itorero rya Simuruna n'irya Perugamo. Ni muri ya nsanganyamatsiko itubwira icyo twigira kuri ayo matorero. Reka twige itorero rya kabiri mu yo turiga none, ari ryo rya gatatu mu matorero 7, ni Perugamo. Perugamo, iri jambo Perugamo mu busobanuro bwaryo rirasobanuye ngo ahirengeye. Nicyo bisobanuye. Nk'uko twize n'indi migi, tukavuga amateka, tukavuga icyo bishushanya, tukavuga n'icyo Bibiliya ivuga. Reka duhere ku mateka. Aya mateka y'uyu mujyi wabayeho imyaka myinshi amagana imbere y'ivuka rya Yesu. Hariya kuri iriya nzira yo mu Aziya nto nk'uko twatangiye tuyivuga. Uyu mujyi nawo ndavugaho inkuru zigera muri enye, muzasoma mu babazi b'inkuru batandukanye. Icya mbere nuko koko wari wubatswe ku mpinga y'umusozi ahirengeye, uko byari bimeze. Icya kabiri nuko umwami witwa Lysimachus muri icyo gihe cya kera mbere y'ivuka rya Yesu yahabonye ubwiza ngo aza kuhabitsa ubutunzi bwe, ngo bituma abaturage b'uwo mudugudu bumva bakaze, bishyira hejuru, bumva nabo bari hejuru kuko n'umwami yabitse iwabo. Bati wadukoraho, wadutunga urutoki, twatabarwa ko ntiyahara ibyo bibitse mu mudugudu wacu. Nibutse abakunda amateka, uyu mwami Lysimachus mwamumenye neza mwize Daniel 7 mukigana Daniel 8. Mu nyamaswa enye arizo bami bane bazaduka mu isi bakayobora isi. Iya mbere yari intare, iya kabiri ari idubu, iya gatatu ari ingwe y'imitwe ine, iya kane ari iteye ubwoba y'inyamaboko. Iyo ngwe y'imitwe ine niyo mvuga yari ubwami bw'Abagiriki. Iyo mitwe ine igihe Alexander yari ayoboye Ubugiriki imyaka mike cyane amaze kwigarurira isi, yaje gupfa. Amaze gupfa abajenerali be 4
bigabanya isi. Ubwo umwe ni Kasanda cyangwa se Kasandre, ni Lisimakusi, ni Seleyikusi na Ptolemy. Ptolemy yategetse Egiputa, ubwo twavuga ngo na Afurika. Noneho Lisimakusi uyu ategeka Aziya ntoya, Aziya Minere. Seleyikusi ategeka Aziya nini. Kasandre ategeka Ubugiriki, ubu twavuga ngo Uburayi. Ngo kuko bigabanije isi ubwo Alexandre yari amaze gupfa. Uwo Lisimakusi rero waherereye hariya muri Aziya ntoya niwe waje kubitsa ubutunzi muri uyu mudugudu wa Perugamu, ahabonye ubwiza no kwateye neza abaho bishyira hejuru. Uyu kandi niwe musoma mu Daniyeli 8 hariya mu gice cya 8 uhere 24 uhere umurongo wa mbere kwanza, ahavuga intama y'amahembe abiri, ubwo ni Abamedi n'Abaperesi. Ahavuga ihene yaje y'ihembe rimwe, ubwo ni Ubugiriki. Iryo hembe rimwe ni umwami w'Ubugiriki wa mbere, Alexandre mukuru, Alexandre le Grand. Riravunika mu cyimbo hamerane, arapfa. Baba generali mvuze bigabanya isi. Kuri rimwe ashamikaho gato, ubwo ni kwa Kasandre Buraya havutse ubwami bwa Roma. Nkirisito ibyo simbigiyemo, ahubwo ni mu byumve ngo ayo mahembe ane yameze havunitse rimwe harimo Lisimakusi wayoboye Aziya ntoya. Noneho yaje kuhabitsa ubutunzi. Ikindi ndavuga muri uyu mujyi wa Perugamu nuko hari kaminuza nkuru yigishaga abantu gusenga ibigirwamana. Iyi kaminuza yari yarakomotse he? Kanibutsa abakunda amateka n'ubundi muribuka igihe Kuro yafataga ubutegetsi 538 imbere y'ivuka rya Yesu, yatanze itegeko ryo kurekura Abisirayeli ngo batahe. Nezira rimwe murongo wa mbere. Iryo tegeko ntabwo ryashyizwe mu bikorwa, ryasubiwemo na Dariyo. Nezira 6 umurongo wa mbere. No mu gihe cya Dariyo ntiryashyizwe mu bikorwa, ryasubiwemo na Aritazerusi. Nezira 7 umurongo wa 12. Ariko nubwo ryashyizwe mu bikorwa hashizaga he, ugereranije n'igihe ryatangiwe, igihe yaritangaga ku ikubitiro ngo Abisirayeli batahe, ndirishyirwa mu bikorwa. Ibigirwamana byose Abakarudaya bari baranyaza amahanga, byo byararekuwe biragenda bisubira iwabo. Nibutse abatazi ibyo ndi kuvuga ko igihe cya kera iyo abami babaga bari mu ntambara z'ibihugu baraba abapagani, bizeraga ko baramutse banyaza imana y'igihugu barwanye nacyo, kubwo utubaraga tw'iyo mana twiyongeye ku yabo. Niyo mpamvu mubona Abafilisitiya bishimye ubwo bari batwaye isanduku y'Abisirayeli y'Uwiteka, nubwo yari igiye kubagwa nabi nk'uko mwabisomye. Noneho rero Nebukadineza igihe yigaruriraga isi agwana n'ibihugu runaka bitandukanye, yajyaga anyaga ibigirwamana byabo, arabinyaga abizana i Babuloni. Habaga byinshi cyane. Rero Kuro agifata ubutegetsi, Abamedi n'Abaperesi bakinjira, rya tegeko ricyura Abisirayeli ryo ritashyizwe mu bikorwa, ryashyize mu bikorwa itaha y'ibyo bigirwamana. Mu byumve ubwo ni hariya muri Irake, hariya mubona. Noneho Abakarudaya kuko nibo bari bahaturiye, ubwo kuba ari kureba kuri geography, Abamedi n'Abaperesi bafite kapitali i Babuloni muri Irake hariya, ariko baturukaga aho hepfo mu kigobe cya Perse nyine, baraje bafata ubwo bwami banahagira kapitali, ariko mw'ubwo bwoko bwabo batahatuye ari benshi. Ahubwo Abakarudaya nibo bari bahatuye ari benshi basenga ibyo bigirwamana, cyokora bategekwa n'Abamedi n'Abaperesi. Noneho rero iryo tegeko ricyura ibigirwamana bigasubira iwabo, byababaje Abakarudaya kuko nibo babisengaga, byaranazanywe na mwene wabo wahayoboraga Nebukadineza. Bamaze kubabara biha gukora umwigaragambyo bashaka kurwanya Abamedi n'Abaperesi. Bararwana ariko ntibatera kabiri, barahunga urugendo rurerure baza gutura hano i Perugamu. Nibo rero bahashinze kaminuza yigisha gusenga ibigirwamana. Amakuru amwe avuga ko bahahuriye n'umuyuda witwaga Antipa, wayobokaga imana yo mu ijuru. Nuko ababujije gusenga ibigirwamana ngo baramwica. Abanditsi bamwe bavuze ngo bamutetse mu kigirwamana cy'inyana bari barakoze gifite umwobo imbere, bamucomekamo bacana munsi, arapfa. Apfa azize ko atemeye iyo nyigisho n'iyo migirire yo gusenga ibigirwamana. Ngaya makuru yabaye muri uwo mujyi
wa Perugamo. Noneho icyo yenda navuga ni uko aya makuru afite ibyo ashushanya, n'iri zina rifite icyo rishushanya. Yesu yafashe itorero rye rihera 313 rikaza rikagera 538 inyuma y'ivuka rya Yesu, kuko aya mateka yo mbahaye yabaye kera imbere y'ivuka rya Yesu. Akurikije ibyo byabaye nicyo bivuze, itorero rye ryo mu iyo myaka mbabwiye y'inyuma y'ivuka rye aryita Perugamo, itorero rye ku isi yose icyo gihe cyitwaga Perugamo. Noneho yabitewe n'iki? Icyo byashushanyaga, murabona kuba ahirengeye abaturage bakumva bashyizwe hejuru n'uko umwami ahabitse ubutunzi bwabo, byari bifite icyo bivuze. Reka nsome igitabo cy'intambara ikomeye n'ubundi na nicya cyigisho, urupapuro rwa 42 n'ubundi haranditse ngo pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement du ciel, Satan songeait alors à une tactique nouvelle. Ashaka gutsinda neza intambara ye yarwanaga na guverinoma y'Imana, Satani yize uko yakoresha andi mayere mashya. Ubwo kubakurikiye muri Simuruna, amayere Satani yakoresheje arwanya Imana n'itorero ryayo kwari ukwica no kubashoraho akarengane. Noneho ayo mayere niba mukibyibuka yamubereye umwaku, kuko aho kubatsemba baragwiriye. Noneho kugira ngo abashe kunesha neza intambara ye yarwanaga n'ubutegetsi bw'ijuru, Satan songeait alors à une tactique nouvelle. Satani yashatse uko yakoresha andi mayere mashya. Na yahe rero? Dresser sa bannière au sein de l'église chrétienne. Yashatse uko yashinga ibendera rye hagati mu itorero rya gikristo. Contacter s'il pouvait séduire les disciples de Christ et attirer sur eux les déplaisirs de Dieu, il deviendrait pour lui une proie facile. Yarazi neza ko nabasha kuyobya abigishwa ba Kristo agatuma akabakururira uburakari bw'Imana, bazamuhindukira umuhigo umworoheye. Iri jambo muryumve, kandi ubwo turi kujya tugira ibyo twigira kuri aba batubanjirije, nawe ube maso. Tani yaravuze ati kubica sindi kunguka, ndica umwe hakihanijana. Kubabuza sindi kunguka, ahubwo niyo bari guhungira bari kurushaho kubyamamaza. Ndabigira nde? Ngo Satani ashaka uko yashinga ibendera rye hagati mu itorero rya gikristo, ngo azi neza ko nabasha kubayobya azaba abateye kwikururira uburakari bw'Imana, nuko bagahinduka umuhigo umworoheye. Nuko byagenze. Yabigenje ate? Ubwo Constantine yari amaze guhirika ku butegetsi Diocletian, ngo hari ikintu cyamukanguye. Ababazi b'inkuru batandukanye bahuriza ko aya makuru ngiye kubabwira, ngo yabonye abami bamubanjirije baragiye bapfa impfu zidasanzwe, ngo we yanzura ko ari umuvumo watewe no kurwanya abakristo. Ibitabo bitandukanye batondetse abami bakurikira, hari Trajani ngo waguye ku rugamba, hari Maximini ngo wishwe n'agahinda umwana we yamugeze inkota, hari uwitwa Septime Severi umwana we yaciye ku bwama akagwa igasi, hari uwitwa Galeri wishwe n'icyorezo, hari uwitwa Marco Aurelius cyangwa se Marcus Aurelius bivugwa ko yishwe n'igisebe cy'umufunzo, hari n'uyu Diocletian bivugwa ko yiyicishije inzara. Abandi banditse bavuga ngo yari yarwaye indwara yo mu mutwe, byanashoboka ni depression, yari yacanganyikiwe, ngo abonye Constantine intara ze zose yazimunyaze. Noneho ngo Constantine amukuyeho agiye ku butegetsi, ngo yafashe akanya ko gutekereza, asanga nk'abami bayoboye ubwami bukomeye iza atari impfu bagakwiriye gupfa. Mu mutima aranzura aravuga ngo aba bapfuye bazize kurenganya abakristo b'Imana.
noneho ucyumva ibyo mvuga wakumva ko ibintu byari bimeze neza biciyemo, noneho umwami yikebutse arangije ngo yanzura kuba umukirisitu, aca iteka ararisinya ko batagomba kongera kwicwa. Noneho si ibyo gusa, anageze mu bakirisitu yigize nk'usenga, ngo azana igitekerezo kandi ukiroye inyuma wabona ni cyiza. Aravuga ati nk'umwami uyobora abami, ukomeye, ufite ijambo, ufite influence, ufite imbaraga rukuruzi, nshaka ko n'abaturage nyobora nabo bayoboka ubukirisitu. Kugeza aho nyisobanura, urumva ko ibintu byari bimeze neza. Ibintu byari bimeze neza, isi yose igiye gukizwa, habonetse umubwiriza ufite influence, uw'umwami agiye kuzana abantu benshi mu gakiza. Ariko hari harimo umugambi wa Satani. Twasomye ngo ni strategy nshya yashatse ngo arebe uko arashinga ibendera rye hagati mu itorero rya gikirisitu. Ku musozo Constantine yarakiriwe, abaturage be abayitangaza ko nabo bajya gusenga. None hareguka nyuma azanye ibyifuzo, aravuga ati rero mwa bantu mwe muyoboye itorero, uzwi uvugwa mu mateka wariho nk'umuyobozi n'uwo bita Silvestre, muyoboye itorero, ariko aba baturage banjye bamenyereye gusenga ibigirwamana, abaturage banjye bamenyereye guterekera, abaturage banjye bambara impigi, aba baturage banjye basenga izuba, abaturage banjye batazi Imana yo mu ijuru, kubazana mu itorero gutya gusa biri kubabangamira. Icyifuzo uwagira ngo haboneka ibigirwamana bitari ibiti n'inka n'amabuye, ahubwo ubwo dusenga Yesu, ubwo dusenga Imana, ubwo na nyina ari Mariya, uwagira ngo haboneke icya Yesu n'icya nyina, haboneka ibigirwamana. Intege nke zifata abakirisitu bari bamaze no kumenyera amahoro n'umutekano, inkota yunamutse. Isoni n'intege nke bifata abakirisitu bahangaga no kubabaza uwo mwami w'abami wabaye umukirisitu. Baremera ibigirwamana byitwa ibikirisitutse byinjizwa mu bisengere. Baba pagani babisengaga mu gipagani, babonye n'ubundi ari ibibazanyo, bumva ntacyo bahombye. N'abakristo bishuka ko ntacyo bahombye ubwo ari ibya Yesu, ngo kuko amashusho mu misengere yinjiye. Ariko ubwo Satani yaragize intsinzi ya mbere. Kabiri, basengaga izuba, God Sun, bararigeneye n'umunsi ariwo Sunny Day, cyangwa se umunsi w'izuba, Sunday. Ni icyo bivuze ku banyumva umunsi w'izuba. Arangije avuga ati rero izuba ryo bararireka, basenga Imana yo mu ijuru. Ariko nimworoshye namwe mugira ubwenge, reka basenga iyo Mana yo mu ijuru kuri wa munsi bamenyereye gusengaho izuba. Niyo ntandaro yo guhindurwa ku isabato ikava ku munsi wa karindwi igashyirwa ku cyumweru, on Sunday, ku munsi w'izuba. Bari bamenyereye guterekera ibigirwamana, abazimu. Uwo wari n'umuco utaba mu Baroma gusa, wabaga no mu migabane minini yo ku isi ndetse na Afurika yacu ya gipagani. Uwawe upfuye ntumupfusha ubusa, aho ukajya ugira igihe uzajya umwiyambaza, bizera ko hari icyo babamarira, abasigaye imusozi ko hari icyo bamarira abapfuye, cyangwa se abapfuye ko hari icyo bamarira abasigaye imusozi. Muri Afurika yacu babinyuzaga mu migenzo yo guterekera. Noneho arangije avuga ati aba bamenyereye ibyo, none rero ubwo babiretse ni mu bisimbuzi bindi, abo bakirito bacu bapfa bipfushwa ubusa. Niho hakomotse kwiyambaza abazimu, ariko bitwa irindi zina abatagatifu. Bana b'Imana, hinjira n'ibindi byinshi. Umubatizo wo kwibiza ushyirwa ku gahanga, yari imigenzi imenyerewe mu bapagani b'Abaroma. Nuko n'impigi ziraza n'ibindi bisa nazo. Noneho kubera ko abapagani bari boroherejwe bakinjira mu misengere, abakristo nabo bakize inkoni no gutemwa no gutwikwa, bakumva ibyo nabyo byiswe ibikirisito, ngo bose baraje bahurira hamwe. Ubwo iryo tegeko ry'umwami rivana abari mu mavumo, abari muri gereza, abakubitwaga izubusa mu nzira, ribashyira hejuru, barakundwa barashimwa kuko basengana n'umwami, kandi itegeko ribarengera ryavuye ibwami. Uko Perugamo yabaye harengeye ariko hatari byiza, nguko kwira itorero naryo ngo ryashyizwe hejuru ariko ishyano riguye. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ndasomamo
ijambo à partir de ce moment les grands adversaires entrepris d'obtenir par la ruse ce qu'ils n'avaient pas pu s'assurer par les contraintes. Uhereye icyo gihe uyu mushukanyi ukomeye yashoye umushinga wo kwigarurira akoresheje uburyarya n'ubucakura abari baramunaniye kwigarurira akoresheje agahato n'akarengane. La persecution c'est ça. Uherebwa akarengane karahagarara. Efi remplacé par la part dangereux de la prospérité des honneurs temporaires. Abo gasimburwa n'ipfa n'inyota ipfuye yo gushaka icyubahiro no gukomera ko mwisi. Des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne. Abasenga ibigirwamana bemejwe gusenga Imana igice. Gusenga kuza gusengera mu kwizera kwa Gikristo ariko by'igice. Tutarejeta certaines vérités essentielles. Ibyo bakabikora ariko hari ukundi kuri kw'ingenzi batitaho. Il prétendait accepter Jésus comme le fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection. Bigize nk'abemera Yesu ko ari umwana w'Imana bakizera urupfu no kuzuka bye, mais n'avaient pas conscience de leur état de péché, ariko batibona nk'abanyabyaha, ni de leur besoin de repentance, kandi ntibibone nk'abakeneye kwihana. Pour faire quelques concessions, ijambo niryo nashatse mu ryumve, bitewe n'uko aba bapagani bari biteguye kugira ibyo bahara mu gipagani cyabo. Il proposait aux chrétiens d'en faire autant. Bagiriye inama abakristo nabo kugira ibyo bahara. Bwana mugira ibyo muhara, twe tuve hano mu gipagani tuze hano, namwe muviye mu gikristo muze duhurire hagati. Nibutsa abanyumva ko mujya mwumva ijambo rikunda gukoreshwa ngo abaheza nguni, cyangwa se ubuheza nguni, nubwo bamwe barigira mu bintu bibi, ariko rya jambo mu kwizera ryo ni ryiza. Nuvuga ngo niba kwizera ari urugendo ruhera kw'iyi nguni rukagera kuri iyi, uzaba wizera neza niba uhera hano nyine inguni ukayirangiza. Ariko abandi bo babagira inama ngo nibaze bagarukire hagati be guheza inguni, n'abasenga bagarukire hagati be guheza inguni. Mbese ugira ibyo oroshya wijya ukabya, bahurira hagati. Ni inama bari bagiriwe n'abapagani, nuko de façon à se rencontrer sur les mêmes terrains. Ibyo babikorera kugira ngo bahurire hagati. L'église kuri alors impérile à l'égard duquel la prison, la torture, le fait et le peu eussent été de bienfaits. Uhereye ubwo nibwo itorero ryari rigiye mu kaga ako inkota, gutwikwa, kwicwa urubozo nibura byari byiza ugeranije n'akaga itorero ryari rigize. Nta uri gupfa, nta uri gutemwa, nta uri guhigwa, ariko akaga itorero ryari riguyemo niko kabi. Gutwikwa no gutemwa nibyo byajyaga kuba byiza. Nuko certains chrétiens demeurèrent inébranlables, bamwe mu bakristo babintagondwa barabyanga, déclaraient que tout compromis leur était impossible. Bavuga ko rwose kugambanira kwizera kwabo ari kidashoboka. Muzakomeza musome nguko uko byagenze. Uhereye uwo munsi niho habonetse ibyo mwumva bita Catholicus cyangwa se Universal Church, ngo itorero rihuje abantu, umugwagwa, umwitabi, usenga ikigirwamana, ugira uterekera ubandwa, bose bagahurira hamwe nta ubangamiwe icyo buri wese ashaka akakibona mu myizerere. Kandi mbabwire kwizera kukuri iteka ryose. Hari ibyo kunyaga kamere ikabihomba, hari umudendezo kunyaga umuntu wa kamere akawuhomba, ariko aho hari habonetse itorero rihuza abantu bose ntagire ubangamirwa, kandi ibyo ntibishoboka. Bana b'Imana, nguko uko Perugamu byagenze. Noneho reka duse n'abavuga icyo Bibiliya ivuga kuri iri torero, kandi ubwo turaba twerekera no ku musozo waryo. Tuvuga icyo Bibiliya ivuga n'icyo tubigiraho. Icyo Bibiliya ivuga ndabanza mbisome, ndabisoma byose nsobanura iby'ingenzi birimo. Icyo Bibiliya ivuga ni iki gikurikira: Ibyahishwe 2:12, wandikire marayika w'itorero ry'Iperugamu uti, ufite inkota icyayi ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati, nzahuba ko ari intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntibahakane kunyizera, ndetse no mu minsi ya Antipa
umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba, ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nkabo, nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, undwanya abo mbatuka inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, ubonesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Nsomye byinshi, ariko ibyo dukeneye kubonera ubusobanuro si byose. Yesu wandikiye abo mu iri torero, niwe uvuze ko afite inkota ityaye amugi impande zombi. Efeso 6 uhereye 17, inkota ivuza ijambo ry'Imana, irakubwira nanjye rikambwira. Yesu aravuze ngo nzahuba ko hariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ntibihakane kunyizera. Ba bandi bake batigeze bemera biriya binyoma bizanywe n'umwami n'abamwemereye bakamubererekera, nibo bari gushimwa. Nzahuba ko hari intebe y'ubwami bwa Satani iba. Kuba ari intebe y'ubwami bwa Satani si intebe nk'iyi wicayeho, ahubwo iteka ryose aho uzaba uri n'ibyo uzaba urimo, igihe uzabona Imana idahawe icyubahiro muri ibyo, uzamenye ko wahicaye ari Satani. Nicyo cyari kivuzwe ko bamaze kwinjira aho intebe y'ubwami bwa Satani iba, ukurikije biriya tumaze kuvuga byari byahabereye. Nibutsa biga Ibyahishwe 6, umwana w'intama yamenye ikimenyetso cya 3, ubwo ni Perugamu, ngo haza ifarashi y'umukara. Urukara ruvuza ibyaha, umukara uvuza ibyaha. Niyo mpamvu Laodikiya yabwirwaga kugura imyenda yera, kuko iyo umukara yari yisanganywe ni ububi. Ngo noneho uyicayeho ngo yari afite urugero rw'indatira, ngo akagera avanywe ingano na sayiri bigugwa idenariyo, ngo amavuta na vino byo ntugire icyo bitwara. Ibyo bisobanuye mu ijambo rimwe ngo ingano na sayiri bivamo umutsima, ryo jambo ry'Imana rikomeza umutima umuntu akaba uw'Imana koko. Ryarabitswe, ryarahishwe, ndetse n'amategeko arashingwa abuza abantu gusoma Bibiliya. Uko Constantine yaratumye habaho riradini rihuje bose, Bibiliya abantu barayinyagwa, babuzwa kuyisoma, bategeka ko bazajya basomerwa, bakanabwirwa ko kizira. Nta wundi mugamba ari kugira ngo abantu batagira ubwenge bakamenya ibinyoma biri gukorwa. Noneho aba bakerero batabyemeye barabwiwe ngo ntiwihakanye kunyizera, bari kubishimirwa. No mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba, mu mateka twababariye yabaye kera imbere y'ivuka rya Yesu. Wa Antipa kuko ibi byabaye, biriya byabaye. Wa Antipa wiciwe mu mudugudu wa Perugamu, azize ko abujije bari Abakaludaya bari bahatuye gusenga ibigirwamana. Agereranya les antipapes, cyangwa se abarwanya ubupapa, batemeye izo nyigisho z'ibinyoma zinjijwe mu misengere. Barishwe rero, ariko Yesu arababwiye ati ibyo nabyo ndabizi. Ikindi tutarabura kuvuga, aravuze bati hari ibyo nkugaye, nuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nk'abasomyi ba Bibiliya, igitekerezo cya Baramu muzakisomera, kambarangira ibice, muzagisome mu Kubara 22, muzagisome mu Kubara 31, muzagisome mu Gutegeka kwa 2:23, ndetse no Kubara 25. Ibyo bice byose bijye bivuga igitekerezo cya Baramu na Baraki. Ariko namwe mubyumve, kuko aha ndashaka ko nkabiga ubuhanuzi muhumva. Aha ni muhumve kandi muhumve neza. Baraki na Baramu bo muri Bibiliya mbahaye amasomo nababayeho ahagana mu 1800 imbere y'ivuka rya Yesu. None aha tusomye Baraki na none na Baramu, turi kubisoma muri za 500 inyuma y'ivuka rya Yesu. Ukibaza utese Baraki na Baramu bo mu 1800 imbere y'ivuka rya Yesu bahura bate na Baraki na Baramu bo muri 500 inyuma y'ivuka rya Yesu? Ubwo nkabiga ubuhanuzi aha muhashinga gati. Kambaye amateka ya Baramu wa kera w'imbere y'ivuka rya Yesu. Abisirayeli bataha
ubwo bavuye mu Egiputa basubiye iwabo i Kanani. Mu mateka maremare ntari buvuge, bagize umuhanuzi witwa Balamu wakorerwagamo n'Imana yo mu ijuru. Noneho uyu Balamu Abisirayeli bataha bari bahawe misiyo. Ibi mu byumve nk'abantu biga Bibiliya, mwibuke ko bajya mu Egiputa aribyo byitwa kujyayo. Igihe bagurishagayo Yosefu, inzara ikazabatera bakajya guhahayo, igihe kikagera bakimukirayo ngo kuko bagiyeyo. Noneho igihe kigeze bagiye gucyurwa na Mose, nibyo byitwa kuvayo. Noneho kuva 12:41 herekana ko iyo mu Egiputa bamaze y'imyaka 430. Nawe yumve mu bwenge bwawe, iyo 430 bari mu Egiputa, ahari mu bwabo i Kanani hari haratuwe n'andi moko. Ahari mu bwabo i Kanani hari haratuwe n'andi moko. Noneho batashye babwirwa aya magambo akurikira ari mu Balewi. Na magambo babwiwe ngo nibataha bazirukane bene igihugu baje gutura mu bwabo. Ni kubara 33 umurongo wa 50. Uwiteka abwira Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye ni Yeriko ati, bwira Abisirayeli uti, nimwambuka Yorodani mukajye mu gihugu cy'i Kanani, muzirukane bene igihugu bose bari imbere yanyu, mutsembe ibibuye byabo byabajweho ibishushanyo, kandi mutsembe ibishushanyo byabo byayagijwe byose, musenye amasengero yabo yose yo mu mpinga z'imisozi, muhindure icyo gihugu mugituremo, kuko ari mwe ngihayeho gakondo. 5. Ariko nimutirukana bene igihugu bari imbere yanyu, aho muzasiga muri bo bazabamerera nk'ibibahanda amaso, nk'amahwa mu mbavu zanyu, bazababera ababisha mu gihugu mutuyemo, kandi ibyo nibwiraga ko nzagirira bo nzabigirira mwebwe. Aka kantu mukumve, kuvayo batashye basubiye iwabo, bagiye kujya iwabo ahatuwe n'andi moko, kuko bari bamaze imyaka 300 iyo mu ruhungu. Noneho muri misiyo bahawe barabwiwe ngo abo batuye mu kwanyu nta nubwo ari ukwirukana gusa, muzabasenye mu bice, murimbure mu bamareho, musubire mu kwanyu. Ubwo rero kubanyumva, Balamu yari umwe muri abo batashye, umuhanuzi w'Imana. Baraki ni umwe mu bami b'Imowabu bazirukanwa. Ako mukumve, Balamu ari mu bacyuye Abisirayeli, Baraki ari mu bazirukanwa bakava mu bwabo. None inkuru zaba zumvise, yumvise ibitangaza byabereye mu Egiputa, ibikeri, inda, muryamo, urubura, gupfa kw'abana b'imfura, amazi ahinduka amaraso, uko bambutse inyanja yigabanije, uko Farawo n'ingabo ze baguye mu nyanja. Balamu byumvise ahinda umushyitsi. Baraki yumva ko ubwo bwoko buzamukumbanya, ko atazatera kabiri, cyane ko Farawo yahindishije amahanga umushyitsi, yari ukomeye kuruta abandi bose bariho icyo gihe. Basabe abivuganye Farawo, nge nzatera kabiri. Uwo ni Baraki. Arangije avuga ati, se aba nabagenza nte? Amenya ko bafite umuhanuzi Balamu, atuma intumwa zimusanga iyo mu nkambi, amusezeranira ibiguzi ngo amuvumire Abisirayeli, kandi aribo abereye umuhanuzi akorerwamo nijoro. Balamu kubwo gukunda inyungu arabigerageza biramunanira. Arangira bimubwira ati byananiye. Ngira ngo abasomye Bibiliya hari abajyaga avuga ati nuko baturutse imbere y'ibaturuka iburyo, waturutse iburyo turuka ibumoso, bahera inyuma, byose biranga. Byanze kandi izo mbiya azishaka, nibwo yavuze ati kankugire inama. Imana yababujije kwivanga n'andi mahanga. Cyo ni kimwe, ku buryo bivanze umuvumo wayo wahita ubagwaho. Tegura ikirori kirimo kurya no kunywa no gusambana no gusenga ibigirwamana. Nanjye ndabashuka abasore babo baze mu icyo kirori, bazajya bazanywa, basinde, biyibagirwe, basambane, basenge n'ibigirwamana, umugisha mvajuru baveho. Niko byagenze. Abamo babo bagiraga indaya zikaze zirimo yitwa Kozibi. Noneho Abisirayeli barashukwa koko bagiye ngo bamwe bagiye banabigira ibikino, ariko bisanze banyoye basambanye. Imana irakajwe n'icyo gikorwa bakoze ku nama y'uwari umuhanuzi Balamu. Yabarimbuye mw'abasirikare 24,000. Mu bakurambere n'abahanuzi haranditse ngo ingabo zitajyaga kurwa ku rugamba bahanganye mu masasu n'imyambi, ngo zaguye ku rugamba zizize igitsina gore. Iyo yari inama mbi yatanzwe na Baraki, ashyira igisitaza imbere y'Abisirayeli,
barya intonorano barasambana. Intonorano ni inyama zaterekejwe ibishushanyo, basenga ibishushanyo barasambana, umugisha mvajuru bavaho, Imana irabatsemba ku buryo inkota y'Imana yunamutse ari uwitwa Fenihasi ngo asanze umwisirayeli wahanga yazane n'indaya mu nkambi ya Isirayeli ngo batera icumu arabahinguranya, ngo umutima w'Imana uraruhuka nibwo inkota yunamutse. Nguwo Baramu, nguwo Baraki babayeho kera. Noneho kuza ejo bundi muri 500 inyuma y'ivuka rya Yesu tukongera tukabonamo Baramu na Baraki. Baramu agereranya nde? Agereranya wari uyoboye itorero. Baraki agereranya nde? Agereranya Constante. Ubwoba bwa Baraki ko Abisirayeli bazamukumbanya akurikije imbaraga baziho, nibwo bwoba bwa Constantine arebye abami bamubanjirije urupfu bapfuye. Ngira ngo nabababwiye amazina. Noneho ibiguzi Baraki yasezeraniye Baramu kugira ngo amuvumire bene wabo, nivyo biguzi Constantine yahaye wari uyoboye itorero. Mu mateka amwe muzasoma ngo yageze yamuha inzu ya cyami Iratrani mu Butaliyani, ubwo yari yimukiye hari Constantinople ni Istanbul y'ubu hara muri Turukiya. Witwa ko ari uw'Imana asigara namutegekeye n'ubutegetsi busanzwe. Byageze aho biba n'ingeso uyoboye idini akaba ari uyoboye n'ubutegetsi mu mikoranire y'uwo mwami n'abari bahagariye itorero ry'Imana. Noneho uko kumushukashuka no kumuryonga nibyo byatumye adahagarara bwuma ngo ashikame. Buriya abarundi baciye umugani ngo akanwa kari mwindya ntikavuga. Ntiyashikama ku byo yizera, arangije arabererekera ibishushanyo biraza, arabererekera gusenga abazimu, arabererekera isabato ivaho hajyaho icyumweru. Uko niko bivuze ngo yemeye ko igisitaza gishyirwa imbere y'Abisirayeli. Nguwo Baramu rero, nguwo Baraki. Noneho intonorano nazibabwiye ni inyama zaterekejwe ibishushanyo. Abanekoreti bavuzwe muri kiriya gice ntabwo ari babandi twavuze muri Efeso gusa bakomotse kuri Nikolao wari umudiyakoni wayobye akagwa, ahubwo aho bavuze abanyabinyoma bose kiriya gihe bari batangiye kugwira. Umurongo wa 16 nuko wihane ko nutihana nzaza aho uri vuba ndwanyabo mbati kuri inkota yo mu kanwa kanjye. Hari hahano ubugorozi muzabona neza ku murongo wa 21 twageze muri Tuwatira aho bavuze ngo namuhaye uburyo bwo kwihana, ngo yanga kwihana ubusamanye bwe. Nuko ubwo rero hari hano ubugorozi, inkota n'ijambo ry'Imana ryagombaga kuza ibi binyoma byari bimaze kwimikwa rikabikuraho. Bwari bukeye haraza ubugorozi. Rero ngira ngo Perugamu twayisoreza ahangaha. Noneho icyo tuyigiraho turasabwa kuba maso kugira ngo kwizera kwacu kutavangirwa. Buriya amahoro bahawe yabakozeho. Nababwiye kare muri isi muruna ko akarengane kajya gatuma iby'umwuka biba byiza mu bantu. Ibyago n'ingorane bijye bituma abantu basabana n'Imana, ariko amahoro arayinyaga. N'ibindi bihe tuzabona muzajya mubonaho ab'Imana bagwiriye ni mu mahoro, naho mu bihe bibi babaga bafitanye isano ishyitse n'Imana yo mu ijuru. Ikindi twiga kuri iri torero nuko abantu bagomba kuba intwari bakarengera ibyo kwizera ku gitambo icyo ari cyo cyose. Kuba maso, kurengera ibyo kwizera, kudatwagwa ingamiro n'amahoro umuntu yabonye, ahubwo gakomeza ukamenya kuri ku rugamba rw'iby'umwuka Satani adakura mu ruge, nawe ugomba guhangana nawe wejeje, ugahangana nawe warumbije, ugahangana nawe warwaje, ugahangana nawe wapfushije, ugahangana nawe wazamuwe mu ndera, ugahangana nawe wanzwe, ugahangana nawe wakunzwe. Ibyo byose haba harimo ibyaha, utabaye maso wagwa. Ngaho mu nkundire itorero rya Perugamu turisoreza aha. Umugambi no kugira ngo tumenye ubuhanuzi, twiga amateka y'abatubanjirije, bizadufasha kujya tugira ibyo twungukiraho muri iki gihe cya none. Nongere ko hari n'abandi bano mu myizerere itandukanye batazi ibintu byaje bizananye. Ntabwo azi uko isabato yahindutse akajyaho icyumweru, ntabwo azi impamvu abantu basenga ibishushanyo, ntabwo azi impamvu abantu biyambaza bapfuye kandi batavuga. Mubwiriza 9:5 cyangwa se 9:10 aho hose aravuze ngo abazima bazi ko bazapfa, bapfuye ntacyo bazi kuko ntibakibukwa nta n'ingorano bakizeye. Umurimo wawe wose werekeje amaboko ukorana umwete, kuko ikuzima aho uzajya nta mirimo nta migambi nta no kumenya. Yesaya 8:19 haranditse ngo mbese iby'abazima bari imusozi byabazwa bapfuye.
hari ababa batazi iyo byaje biturutse bakabibona biri mu isi gusa. Niyo mpamvu twiga ubuhanuzi buvangwa n'amateka kugira ngo abantu bahagarare bizeye ibyo bazi. Ngaho mwese mwakurikiye, Imana nibampera umugisha, dukomeze kumenya ubuhanuzi bujijura ubwenge, twizere ibyo tuzi, tuzabe mu bwami bw'Imana. Ndabibifurije mu izina rya Yesu.